ngibi dukora ni umwuga wo korora amafi ariko tukaba dufite ababosi dukorera rero tukaba twe turi abakozi tuyakoramo rero kuba mwadushyira n'ubundi mudusobanurire twabasobanuriye. None witwa nde mbere na mbere? Zikanabo Eric. Zikanabo Eric. Uyu mwuga wo korora amafi uwumazemo igihe kingana iki? Umwuga wo korora amafi aho ntangiye gukorera ababosi ni imyaka 2 ariko n'ubundi iwacu ni ku mazi dusanzwe tubizi neza. Umazemo imyaka 2. Hari utuntu twabonye ufite, utu tuntu ni uduki? Utuntu ni ibiryo by'amafi. Biba byavuye he ko ndabimeze nk'imvaruganda? Ibiryo bikorwa na RAB, ibigo bishinzwe kubijyanye n'ubworozi bw'amafi. Amafi bayorora gute? Amafi ni ikintu umuntu yashoramo imari akunguka cyangwa? Amafi ni ikintu washoramo imari akunguka, kuko biba bitungukaga ntabwo bakabikoze. Umukiriya yarabikoze kugira nawe kuko bifitemo inyungu, natwe turi abakozi be. None ubwo ibi byo kurya by'amafi, utubwira ko ari ibyo kurya by'amafi, umuntu abiha amafi gute? Umuntu abafata, hari isaha tuzigaburiraho. Watwereka ukuntu bazigaburira tukareba? Twabereka, twatambuka tukagera ku cyuzi tukazigaburira ukareba uburyo zirya n'ubundi. Icyuzi ni iki ngiki, ngaho gaburira turebe. Urayabona hejuru, urayabona uburyo azamuka. Urayabona? Katagaragara neza se? Ni mu mazi ntiyajya hejuru cyane, bari gufata ibiryo. Buriya arimo kurya? Barimo arya. Utu two kurya se ko ari dutoya, ubwo duhaza amafi yuzuye kino cyuzi? Ibiryo birahumura. Birahumura, iyo bihumuye zose ziteranira ahangaha zikaza kubiharira. Kandi nubwo niyo itabibona hose, jene mu mazi nayo irayikurura, ifi ikaba yakora nta kibazo. Noneho ogisijeni se yatunga ifi cyangwa wenda zifite ibindi bizitunga? Amazi zikurura hasi zigafata umwondo, zigakurura n'ibi biryo. Utazigaburira ibiryo ntizakura cyane. Komeza ugaburire turebe. Niyo mpamvu n'ubundi umuntu aba ashaka kugira ngo zikure vuba vuba. Buriya ifi irimo ingana gute? Ifi irimo, bitewe n'uko tutari twasarura, ifi irimo ndumva ubu ngubu biri gupima nk'amagarama ageze nko muri 800. 800. Ubu zikaba zimazemo igihe kingana iki? Zimazemo amezi 5. Ariko nanjye hari iyo mbonye we itukura, ifite umunwa utukura. Ifite umunwa utukura niyo bita isonze. Isonze? Urayibona izamuka. Aho harimo izigaragara we? Ziragaragara cyane. Ubu zigaburiye? Barayibona hariya, bitandukanye n'izindi zirimo. Ubwo muzasarura ryari? Usabwo dushobora guteganya gusarura nko mu kwezi kwa 12. Kwa 12. Ubwo amafi iyo bayoreye gutya, ubwo amara amezi angahe? Amafi iyo wayagaburiye neza ni amezi 6, 7 urasarura nta kibazo. Amezi 7? 7 rwose urasarura. Amezi 7 akaba akuze neza? Aba akuze neza, uzana isoko, uba wateretse isoko rwose. Buriya se ko ndeba ari kwijugunya hejuru ari makeya? Ubu zirahaze. Ubu zirahaze. Zirahaze, niyo mpamvu ko turi kujya hejuru cyane. None ibyo twumvishe ngo bashobora korora amafi mu ijerekani, mu bidomora, byo bigenda gute? Nabyo birashoboka. Ngo bakayororera mu rugo? Nabyo birashoboka. Ufata amazi, urafata amazi, ubwo ni ukuvuga ngo metero kare ushobora kugira nk'amafi nka 20. Ugashyiramo amazi, ukorora ikidomoro, ugacukura, ugashyira amata kugira ngo yikonje. Noneho yamara gukonja ugakorora ifi zawe nta kibazo.
iriya nzu se turimo kureba mu mazi yo imaze iki ko ndi bikozwe mu mbaho? Buriya biti ntago bibura aho biba bishinze mu mazi? Oya, nta giti cyo mu mazi kibura. Buriya hararamo umuntu cyangwa? Oya, ntago ari umuntu, n'inkwavu zirimo. Buriya harimo inkwavu. Harimo inkwavu. Kuki borora inkwavu hejuru y'ibyuzi? Baba babuze ahandi bazororera cyangwa? Impamvu bazorora hejuru y'ibyuzi, ibyatsi zitakazamo hasi ni ibiryo by'amafi n'ubundi nabyo. N'ubundi noneho ya magangazo nazo ifi ziraza zikahakurura n'ubundi zikarushaho kuba zakura. Buriya se ntabwo urukwavu rwahubuka hariya muri ya nzu yarwo rukitura hasi? Aya ntabwo rwajya hasi, haba hafunze neza. Hafunze neza. Buriya ntabwo biba bizibangamiye? Aya ntabwo biba bizibangamiye, ari ubukonje buhari, ari agashyuhe kaba gahari, nta kibazo. Ni iki kindi watubwira kuri ibi bijyanye n'ubworozi bw'amafi, ubwira n'abantu batasobanukiwe uburyo borora amafi? Icyo nababwira ku bijyanye n'ubworozi bw'amafi, ubwo ndi umukozi nta bushobozi, ariko ku muntu ufite ubushobozi bwo yabyorora. Yayorora ukabisobanukiwe, ukazana umuntu ubisobanukiwe akabigukorera nta kibazo. Mu gihe udashobora kubona wabona icyuzi, wakorera mu rugo nta kibazo. Mu rugo rero aho ngaho niho twashakaga, dusobanurire mu rugo umuntu yakorora amafi gute aba afite ubushobozi bukeya? Waba ufite ubushobozi bukeya uragenda ukajya kuri rabu n'ubundi ku mishinga, hari amafi baba amafi ushobora gushyiramo amafi nka 20 ukayororeramo. Mu gihe uteganya kuvuga ngo nabonye umushyitsi cyangwa nagira n'akandi kabazo nkagakemuza ifi nkashyira n'umuntu, kwifatira buri cya kidomoro cyawe mu rugo aho amafi ari, ugashyira umuntu cyangwa ukamuzimanira, ukazigaburira ukazitaho bihagije. Hari nk'umuntu waba wumvishe bwa mbere yuko amafi ashobora kuyororera mu rugo mu kijerekani, akavuga ibyo bintu bikorwa gute? Gusa nta kibazo ayo mafi yagira, bigenda gute? Nta kibazo yagira, ubisobanukiye kubikora nta kibazo ashobora kugira. Urayagaburira nk'ibi biryo yakuza vuba vuba, ukaba wayikuba ikintu ukeneye gufata ifi yo kurya ukaba wayikuramo nta kibazo. Nta bindi byo kurya bindi bahereza amafi uretse tuno tuntu twabonye? Utu tuntu tuyagaburira ifi zimaze kugera hejuru, zimaze kuba nkuru. Hari utundi dutoya kuri utu ushobora kugaburira amafi n'ubundi, nyuma izi ngizi ziza bigeze mu ifi nkuru ugiye gusarura, nyuma y'amezi nk'ane. Nyuma y'amezi nk'ane. Ubwo nko mu ijerekani imwe ishobora kujyamo amafi angahe umuntu akayororeramo agakura? Nko mu ijerekani imwe, uretse ko ntabwo twabifata nk'uko ijerekani bicuye ngo tuyororere gutyo, twafata tugereranyije nka metero kare, metero kuri metero, ushobora kuramo za fi 20 nakubwiye. Ifi 20? Ubwo ifi yakerera muri iyo metero kuri metero imwe igomba kuba ipima nk'ikiro kingahe iyo yeze neza? Imwe yeze neza n'igihe isaruriye, ukurikije n'igihe gishize uko kingana, yandi gupima nk'ikiro n'inusu. Ikiro n'inusu. Noneho umuntu ashobora no kutorera muri ya jerekani, ahubwo agacukura umwobo, ugashyiramo amazi muri cya kijerekani. Uzi ko amazi atari buhite? Atari buhite, nta kibazo. Nta kibazo. Noneho nyuma yaho wabona amaze gushya, bitewe nuko batageze ufite nka robine yawe mu rugo, ukaba washyiramo yandi ugafungura ugakuramo yandi akajyamo yandi mashyashya. Ayo mafi bororera mu rugo bayakura he? Yaza hano mukayamuha cyangwa hari ahandi hantu? Natwe turayagura, amafi aturuka ku murindi. Aturuka ku murindi. Ibyo kurya byo? Ibyo kurya tubigurira mu mujyi ku mushinga ya RAB. Ku mushinga ya RAB. Wabwira icyo abantu bavuga ko akazi kabuze kandi korora amafi mu rugo nabyo bishoboka, kandi ibyo kurya manza bihenda? Birahenda. Birahenda, ikiro cyabyo ni 800. Ikiro cyabyo ni 800. Ikiro cyaryo ubwo ifi 20 za kirya igihe kingana iki? Ikiro tugabuye tugabura buri ikiro bino byuzi ko ari 4 zishobora kukirya ku munsi, kandi harimo nk'ifi nk'ibihumbi nka 3. Harimo nk'ifi nk'ibihumbi nka 3. Ubwo ifi 20 noneho ikiro cyazitunga kugeza zikuze? Cyazitunga, ubwo gishobora kuzitunga kuko tugabura saa 3 z'amanywa, saa 5, saa 7, saa 11. Noneho ubwo ndumva bidahenda cyane ukurikije igihe ikiro cyamara ku ifi 20. Cyarama cyane, genda ushyiramo nka tuno ujugunyamo zigakura nta kibazo. Umuntu ushaka gukora umushinga munini, ubwo turabwira abandi bafite amafaranga, akaba afite nk'ahantu heza nk'angahe igishanga, akaba yacukuza nyine ibintu nk'ibi ngibi, byamuhagara amafaranga angahe? Buri cyuzi kimwe kugicukura aho gihagaze gihagarara 400. 400? Ifi izajya mu cyuzi kimwe? Ifi urabona kino uko kingana, gifite metero 25 kuri 20. 25 kuri 20.
reka tubyegere turebe neza. Iki ngiki nicyo gifite metero 20x20. Kirimo amafi 2000. Ubu se nta nimwe yagize ikibazo, zose ziracyari 2000. Hari izigira ikibazo, nezahura n'ibyonnyi. Mubwirwa n'iki ko ifi yagize ikibazo rero? Irapfuka ajya hejuru. Itireremba hejuru. Kano kantu se kari hejuru kameze nka supanete bakita ikira. Ni supanete cyangwa? Ni file. File bwo. Kira kintu kiri hejuru ni igiki buriya cyahagomyeyo? Ni inyoni yafashwe. Ni inyoni yafashwe. Yafashwe gute? Yafashwe no mutego ije kuzona, none yamanutse mu hejuru, impamvu twashyize no mutego ije kuzona ikora. Iriya niyo nyoni twumvise iry'amafi. Hano ko ari kwiterera hejuru cyane bikabije, ubwo no kubera iki? None ubwo ngubwo iriya nyoni se buri yiterura ifi ikayijyana ara cyangwa? Irayiterura ikayijyana ikiri ntoya. Ifi zikiri ntoya. Ariko iyo yakuze? Iyo yakuze ishobora kuyidumika yangiza, ariko ikaba yagira ikibazo igapfa kuko ntiyayiterura. Ariko ubu ni uburyo bwo kurinda amafi. Ubu ni uburyo bwo kurinda amafi. Ni uburyo bwo kurinda amafi nta kibazo. Ubu ari kwitera hejuru mu kurya cyangwa n'umunezero wayo wenda ko ziba ziri kurya. Iyo zitari kurya ntabwo zigaragara hejuru. Zitari kurya ntabwo zigaragara hejuru. None ubwo ibyo kurya bibuze umunsi umwe, iminsi ibiri byabuze, naho mu bikura byabuze, ubwo zaba iki? Ntacyo zabihungabanyaho. Ariko ntabwo zikura. Ntacyo zabihungabanyaho, ariko ntabwo zikura nk'uko ubishaka. Umuntu ashobora kuza ukamwigisha uko borora amafi, nawe akabikora. Na ba bandi twari tuvuze bafite amafaranga bakaba bakora uyu mushinga, byagenda gute watubwiye? Yaza n'ubundi abishaka, yaza tukamwigisha. Kimwe nuko ashobora kuza yahagera, ubwo yadushaka tukamwigisha uburyo ki bigenda, nawe akorora. Ubwo watubwiye ko gucukura kino kintu bitwara amafaranga 400. Kugira ngo ifi zigeremo bitwara amafaranga angahe? Kugira ngo ifi zigeremo ushyiramo ifi zihwanye ziri ku gaciro k'200. Agaciro k'200, metero 20x20. Ubwo ifi ziguze 200 bagiye kuzoreramo hano, zeze neza zikera ukurikijwe ziba zingana, zavamo inyungu ingana iki? Cyangwa se ifi imwe igura angahe? Ukurikije uko ikiro, urabona muri amatasiyo bitewe n'isoko wabonye, ifi ntabwo ishobora kujya hasi y'1000. Ifi imwe. Ubwo ifi 200 ubwo n'amafaranga angahe? Ifi 200 urumva ko ziri mu 600. Ubwo hagize yangirikamo, ubwo hakangirikamo nka zingahe ugereranyije wenda mu ifi 200? Mu ifi 200 wenda uteganya kuba zirimo cyangwa 300. Teganya ko ndashobora kwangirika nka senkante, ariko izisigaye zigira umumaro, zigira umumaro. Oya n'amafaranga menshi mbi mu ifi imwe yagura amafaranga 3000. Ubwo ifi 150 ubwo baradukurikiye nabo baraza kubyumva banatubwira. Uratubwira amazina yawe, tubwire n'ikintu wungutse kuri ibi bintu bijyanye no korera amafi muri ubu buryo, cyangwa se no kuyorera mu rugo. Tubwire. Gusa murakoze. Ibanyita Ntirandeka Emmanuel. Hari ibintu leta y'u Rwanda igishishikariza abantu ngo kwihangira imirimo. Hano nahaje asa nkaho nembereye, ariko meze nkaho mvuye narindi ku ishuri. Uru rugendo nakoze narwita ko ari nk'urugendo shuri, kuko nkigiye ibintu byinshi cyane bitandukanye. Cyane nko kwihangira umurimo, menye ibintu byinshi cyane ku buryo ubu mu buryo nakorora amasamaki cyangwa se ifi, bikangira umumaro, bigatunga umuryango wanjye, kandi noneho nagombeye kuvuga ngo mfite ubutaka. Ibyo ni ibintu abantu benshi batari bazi, nanjye ntarinzi ubwanjye menyeye ahangaha. Ku buryo ubu ngubu ibintu menyeye hano, ngiye kugerageza ndebe uburyo nashaka aho nakororera amasamake mu rugo. Nimba nawe tano amafaranga ndajya no muri banke nguze, ariko iwanjye ku buryo ntazambura isamake mu rugo yo kurya, zambura iyo na isamake nasarura ngo ngurishe mbona amafaranga atunze umuryango, umwana ku ishuri kuburyo atagira ikibazo, kandi
mbe nafasha n'abanyarwanda bakenera n'iyo ntungamubiri y'isamake kandi nkateza imbere umuryango wanjye, nkateza n'imbere abanyarwanda muri rusange. Ni ukuvuga ngo ubu ngiye kuva hano bita njya gukora uwo mushinga, njya gukora iyo business, kuko ibintu numvise byiza byo kwihangira umurimo kandi abantu benshi ntabwo bari babizi. Murakoze. Nawe murakoze. Wowe witwa nde, watwibwira amazina yawe? Nanjye amazina yanjye ayita Nsanzimana Epimake. Nsanzimana Epimake. Nsanzimana Epimake, wowe bino bintu wumvishe ni ubwa mbere ubyumvishe byo korora amafi muri ubu buryo, kuyorora mu rugo ukoresheje amajerekani cyangwa gucukura umwobo, cyangwa watubwira ni ubwa mbere ubyumvishe? Oya, ntabwo ari ubwa mbere mbyumvishe. Icya mbere akamaro k'ifi nge nakubwira rwose ni keza cyane, kubera ko ugomba kuba ufite umushyitsi ukavuga ati mukuremo ifi twakire umushyitsi rwose byihuse, ku buryo no mu rugo waba ufite ijerekani ukuramo ifi wayororeyemo ukabona ifi wakakiza umuntu. Kandi ikindi akamaro k'ifi ni keza cyane, ushobora kuba ufite amafi nk'ibi byuzi ubona hano, ni ibyuzi bine hano, ukavuga ati ngiye kuguza inguzanyo muri banki nkunguke, kubera ko mfite ubwishingizi hano bakama amafaranga nkareba ibindi nayakoresha. Ngize neza kandi akazi. Wabwira iki abantu bavuga ko akazi kabuze kandi no korora amafi mbona bitagoye byabateza imbere? Akazi ntabwo kabuze, akazi karahari, ugomba kwihangira imirimo, ugashaka uburyo ugomba kubona akazi ukabona n'amafaranga, kubera ko ibyo gukora biba bihari. Nawe ukora hano cyangwa nawe wari wahatemereye? Nanjye ubundi ibi ngibi tubitangiza nakoraga hano, ariko n'ubu nta kibazo nkora muri ibi byose. Okay. Abadukurikiye kuri channel yacu tubabarakira gukora subscribe kugira ngo mujye mubona inkuru nziza nk'izi ngizi zaduteza imbere. Zaduteza imbere tukabasha kwikura mu bukene maze tugakirigita ifaranga. Murakoze, naho ubutaha mu biganiro byacu bikurikira.